baby girl you my lover, ujya umbwira yuko nkunda nanjye nkabibona, status ninjye maker, IG on posting ukanyita vanilla, sinzi niba ibyo mbona bizatinda cyangwa se ari vuba bigashira, gusa nkunda kumva umbwira kuza nkunda ibihe byose mpaka tuzapfira, gusa hari aho bipfira, no money no love niko mpora mbwirwa, ni true love never end, gusa ngiyo nta faranga byose birashira, ndemama agatima gashya ntuze nongere ntateganya gushya, muri nge uhora uri mushya ntagufite byansaba gutangira bundi bushya. Mbona baraho nyine nta bintu birenze. Je serai queen wumva ari muntu ki? Okay, nge ubwo Mbafata nk'umwari twabyituma umukobwa tu, barakenshi baba ari abakobwa sibyo, bafashe nk'umubiri wabo sibyo, bakawugira nk'ikirombe tu. Bagize umubiri ikirombe, nuko njye mbyumva. Ntago wakwifuza kubashyira mu ndirimbo zawe? Ntacyo bitwaye ku ndirimbo kuko tayari being a slay queen yemba numva ni nk'akazi. Mbwira ikintu kigendera ku butaka kidatoha cyangwa ngo cyandure. Ikintu kigendera ku butaka kidatoha, munyorogoto. Wakishe. Ni igicucu n'ibi byose. Cyakoze. Ijambo anje kubaramutsa mwe muri kunyumva ndapandi wa musoro utarigeze atenguha uyu muzika, ninjye wumva waje nta mihari nta byinzika nta mujinya mfite yabo naje nsanga mwiyinzira, mukuza kwanjye naje nsanga hagezweho kwikina ndatangira ndatigita nsa nkaho ndi gutangira ntibyari byoroshye, gusa keza ko karigura iyo kamuritse kagurwa nta nibyo gucagura, naje nta kofi kugafata ari inkazi, naraguye ndanabyuka mbona byose ari insazi, none niba utanzuraje wumva ibisa n'amaji, bantu banjye ba Kigali harya mumeze gute, harya munyumva gute, bundi mbikora gute, rap yanjye n'ubutunzi mu yibyine bunake, nimba wumva birimo ugenda ufatwa buceceye, hera hasi ujyane nanjye maze tuvuge tuti turi fresh. Turabasuje bakunzi ba Yababo TV, by'umwihariko abakunzi b'ikiganiro impano yanjye nayigize umwuga. Umunsi rero tukaba twabazaniye umuhanzi uririmba injyana za hip hop. Turakwakire kuri Yababo TV. Murakoze cyane. Ukwitande May 19. Inde? May 19. May 19. Bivuga iki? Ni bone tariki 19 z'ukwa gatanu. Niko wavutse. May 19. Watangiye umuziki wawe ryari? 2013. 2013. Uririmba injyana ya hip hop? Yego. Mu muziki wawe se ni wambwiye ko watangiye 2013. Ubwo wari ufite imyaka ingahe 2013 kugira ngo wisange ubwo ko ugomba kuririmba hip hop? I think it's about 16 gutyo. 16. Warangije amashuri yawe? Nararangije. Secondaire? Yego. Mu rugo ni he? Muhanga cya kabiri Keza. None se May 19 umaze gusohora indirimbo zingahe? Okay, ko mbere ntangira umuziki nakoraga muri groupe, ubwo sinzi wenda nimba nakubwiye indirimbo muri rusange nasohoye indirimbo muri rusange naririmbyemo cyangwa se indirimbo nasohoye nk'izanjye nge ku giti cyanjye. Oya wowe urambwira indirimbo zawe ku giti cyawe? Zimaze kuba indirimbo ebyiri. Ziri hanze? Yego, hanze hari imwe, indi baraza kuyaplodinga nimugoroba. Yose ni audio cyarimo na video? Audio na audio nabanje gukora audio, ubu ngiye gutangira gushutinga ama videos yayo nayo yarababagezaho mu gihe gito. Ariko hari izindi ufite ku ruhande wanditse? Ngiye ziba zihari. Ukorera hehe indirimbo zawe? Ni producer Chan muri Real Sounds. Akorera he? Ukorera mu mujyi Muhanga, ubwo ni kuri stade hafi ajya kuri stade tu. May 19 hari ibitaramo ujya witabira cyangwa? Kubera ko abona ngiye natangiye gukora umuziki wanjye ku giti cyanjye nsa nkaho mvuye ku ishuri, narangije last year
then ndaza bitamvanireka ntangira umuziki wanjye ku giti cyanjye, then nubaka izina ryanjye nkanjye. Nari mfite kubanza kugira umubare w'indirimbo nari narihaye kugira ngo ntangire noneho nzenguruke mu bitaramo. May 19 mu bahanzi ba hip hop nyarwanda ni uwuhe muhanzi uguha inspiration? Okay, nago navuga ngo wenda direct ngo ni runaka, kuko mu Rwanda hip hop yaho ibamo abahanzi benshi kandi buri muhanzi urimo afite akantu ke aba afite nyine kihariye gatandukanye nakundi. So ariko umuntu bitewe nge n'injyana ndirimba n'uburyo ndirimbamo, ngiye nkunda Riderman. Iyo twumvishe hip hop mu Rwanda twumva Tough Gang cyangwa Riderman, ubyumva ute iyo tubyumvishe gutyo? Okay, nge impamvu bivugwa gutyo no kwenda bisa nkaho ari bwo nibo bantu nyine batumye hip hop izamuka ku rugero iriho ubu ngubu, ariko normally ntago ari bo hip hop, ahubwo nge iyo bavuze hip hop numva Riderman, numva Tough Gang, ku mugani mu gihe yari iki Tough Gang, numva Mr Kagame, numva n'abandi baraperi benshi. Ntago nge numva Riderman n'abari bahoze ari Tough Gang gusa, oya. Ariko hip hop ngo ni injyana y'umujinya, nawe urabyemera? Oya, hip hop ni injyana y'ubutumwa. Ntago ari injyana y'umujinya, ni injyana y'ubutumwa. Ari injyana y'umujinya. None se May 19 urebye twumva, iyo twumvishe hip hop twumva abantu baririmba hip hop banywa ibitabi, inzoga nyinshi, ubyumva ute wowe? Nawe niko ubigenza? Oya, ntago ni bya bindi bavuga ngo umukobwa yawe umwe agatukisha bose, ako nyine kubera ko wenda bisa nkaho bigitangira wasangaga abantu ari bari muri iyo show nyine abantu bakoraga hip hop bari barakoze ako kantu nyine bagenda mu kigare kimwe, barakoze izina rimwe, ubona ko nyine bisa nk'ikintu cy'igisebo ku njyana. Ariko ndahamya ko wenda uko abaje mbere baje bameze ntago ariko turimo turaza nyine natwe ariko tumeze, twe tuzana itandukaniro, tuza tureba se abakuru bacu n'iki bakushije ngo tugikosore, n'ikiza bakoze tukakigiraho. Waduha kapera se ku njyana za? Okay, yeah. Baby girl you my lover, ujye umbwira yuko nkunda nanjye nkabibona, status ninjye maker, IG on posting ukanyita vanilla, since nibi ibyo mbona bizatinda cyangwa se ari vuba bigashira, gusa nkunda kumva umbwira kuza nkunda ibihe byose mpaka tuzapfira, gusa haraho bipfira, no money no love niko mpora mbwirwa, ni true love never end, gusa ngiyo nta faranga byose birashira, ndemama agatima gashya ntuze nongere ntateganya gushya, muri nge uhora uri mushya ntagufite byansaba gutangira bundi bushya. Wow. May 19 uba wumva ari nkande mwakorana collab hano mu Rwanda? Okay, ngiye ku giti cyanjye umuhanzi nyine mbandavana cyakoze uyu muntu mukoranye collab nyine byanezeza bitewe nuko nge mukunda, bitewe nuko nge mbona ko afite impano kwe iri ku rwego. Bruce Melody. Tujye mu baraperi wambwira Riderman harya we ntago wakwifuza ko wenda mukorana collab? Ntago ari cyane n'abaraperi bo ntago ari cyane, ngewe umuntu numva kuri nge mu mutima wanjye mba numva pe nakwifuza ko twakorana collab ni Bruce Melody. Tujye mu bahanzi b'abakobwa, we uba wumva mu bakobwa wumva ari inde? Mu bakobwa uyazi Charina Nina. Kubera iki? You know, ari ukuntu umuntu agira nyine abantu bakoraguye yawe tu kumva nyine ikintu bakoze kirakunyuze kiragushimisha uragikunze, nanjye bari abakoraguye yanjye barakwemeza muri make. None se May 19 to Slay Queen urazizi? Ya urabemera? mbibona ari ibintu biraho, mbona baraho nyine nta bintu birebye. Je Slay Queen wumva ari muntu ki?
okay ngiye ubwo mbifata nk'umwari twabyita umukobwa tu baba kenshi baba ari abakobwa sibyo bafashe nk'umubiri wabo sibyo bakawugira nk'ikirombe tu bagize umubiri ikirombe nuko njye mbyumva. Ntabwo wakwifuza kubashyira mu ndirimbo zawe? Ntacyo bitwaye ku ndirimbo kuko tayari being a slay queen njye mba numva ni nk'akazi. N'akazi. Dusoza May 19 tujye ku tubazo twa challenge. Uriteguye? Akabazo ka mbere karoroshye ngiye kukubaza. Muri iyi minsi hari ikibuga cya basket His Excellency yafunguye ejo bundi. Iki kibuga kiri hagana he? Cyitwa ngo iki? Challenged. Okay, ndagukopeza nyuma. Tujya mbwira ikintu kigendera ku butaka kidatoha cyangwa ngo cyandure. Ikintu kigendera ku butaka kidatoha munyorogoto. Munyorogoto wakisha. Ni igicucu n'ibindi byose. Cyakoze. Ijambo intashya baryandika gute? Intashya spelling y'ukuntu bandika intashya I bivuge mu kinyarwanda. I na ta a sa ha ya na a. Barira koroshye. May 19 Washington DC urayizi? Yeah. DC wambwe icyo bisobanura? I think in the District of Columbia. Dusoza ikiganiro cyacu hari icyo wabwira abanyarwanda badukurikiye? Okay, ikintu nababwira ni ukugira ngo ntibafate hip hop mu isura imwe. Burya ntago iyo umuntu umwe akoze nabi ntago biba bisimbolije ko abantu bose bakora nabi, kuko ubona ko yakoze nabi kuko hari uzi ineza uwigeze gukora neza. Nuko nyine ubwo niryo kosa ryabayemo babonye ko ari kosa kuko bizeye ko hari icyari kosora. Ntibakomeze kutubona muri iyo sura pe. Nakoze kwitabira ubutumire bwacu. Namwe mwakoze.